Ngiye kubagezaho amakuru ateye agahinda y'umukobwa mwakunze muri benshi nka Miss Rwanda wa 2021, akaba yaratsindiye ikamba rya Eastern Africa, akaba yarabaye nyampinga muri uwo mwaka. Miss Rwanda akaba yaratangaje mu minsi mikeya ishize umunsi w'isabukuru ye, noneho umunsi w'isabukuru ye igeze ku mbuga nkoranyambaga, inshuti z'abavandimwe cyangwa se partners batangira kumwandikira, batangira kumutegurira impano bazamuha, bamutegurira ibirori n'utundi tuntu dutandukanye. Noneho uyu mukobwa muri makeya yize muri Leadership University, akaba yari afite 2 bachelor's degree cyangwa se bachelor's degree ebyiri na masters imwe. Ni umukobwa w'intyoza ukora neza cyangwa wakoraga neza, wari uzi icyo ashaka mu buzima kandi akakigeraho nta kabuza. Uyu mukobwa yarakunzwe cyane no ku mbuga nkoranyambaga, ni umukobwa mwiza kandi w'umukristo, yari yujuje ubwiza kandi akaba n'umukristo asenga. Uyu mukobwa rero yaje gupfira mu bwiherero nyuma y'uko yasangiraga n'inshuti ze zamusohokanye muri anniversaire ye, nibwo yabasabye ko akeneye kujya mu bwiherero, ko mbere y'uko ajya kuririmba muri korali asanzwe aririmbamo. Nibwo uyu mukobwa bita cherissa nibwo yahise ajya mu bwiherero, noneho yamazeyo isaha yose abandi bakinywera muri anniversaire ye bagiserebura. Nuko baje kumubura, bakomeje gutegereza, nibwo bagiye kureba mu bwiherero basanga umukobwa yumye kera. Ese niki cyamwishe? Ntabwo nje hano ngo ncire urubanza abantu, nanjye ndi mu isi, ntabwo ndi hano ngo ncire urubanza abantu. Ubwo burenganzira, ububasha n'ubushobozi ntabwo mfite ngo ncire urubanza abantu, ngaba nibo babigenze batya, nibo babikoze. Ariko icyo nababwira nshuti z'akadasohoka, abantu banjye, muramenye niba mwagize isabukuru, murajye mubyimenyera ubwanyu n'imiryango yanyu, kubera ko abantu bari hanze aha ngaha uburozi buri kurimbura. Ntabwo ibyo tugeraho byose, nk'uko uyu mukobwa yari intyoza, yize neza, afite bachelor's degree ze, ntabwo ibyo tugeraho byose mu buzima, ntabwo abantu babyishimira habe na gatoya. Ababyishimira ni bakeya, ariko nta murozi wabuze umukarabya. 50% birashoboka ko bakwishimira, ariko 50 isigaye ku ijana birashoboka ko ari abanzi bawe bari kugerageza kugucukurira icyobo, nk'uko umwanzi agucira icyobo, Imana ikagucira icyanzu. Uyu mukobwa yari akunzwe cyane nyuma y'uko bamusanze mu bwiherero yapfuye bitunguranye. Benshi bakunze kuvuga ngo bamuhaye intaraza nyuma yo gusangira, ariko njye ntabwo ariko mbyumva. Ntabwo ndi hano ngo ncire urubanza abantu, turi mu isi, turi munsi y'isi, nta mpamvu yo gucira urubanza abantu. Ababikoze babikoze, niba babikoze ni akazi kabo, ariko bibuke ko iherezo, aho twibwira ko twohereza inshuti zacu, bagenzi bacu, natwe tuzajyayo. Batubwira, benshi bibwira yuko bari kutwaka uburyohe bw'isi, ko batwambuye ikirenze, batwambuye isi, ariko ntabwo bazi ko batugira neza, batujyanye mu ijuru. Iherezo bazadusangayo, bazasanga twaranezerewe, natwe twaragafashe mu ijuru. Iherezo mubareke, murebe, mutekereze neza nk'umwuzure wabaye muri Valencia, mu mujyi wa Valencia muri Espagne. Ese kuki biriya byabaye? Imana ikora ibyayo. Ntabwo tuzaba muri iyi si nk'imisozi, abantu muri kugenda mwica abantu b'ingirakamaro, b'ingenzi. Reba ubumenyi yari afite, ibintu yari afite ni byinshi cyane, kuba yafasha igihugu cyangwa se n'abantu benshi. Ikimbabaza cyane ni uko abantu b'ingirakamaro bagakwiye gufasha isi, bafite icyo bamarira isi, bapfa, ariko ba bandi bahaze inzoga, bazezenge, ntabwo bigera bapfa. Ugasanga abantu bazima bariyahura, bafite ubumenyi, bize neza, ariko ugasanga injiji ziri aho ngaho zasaritswe n'inzoga, zibera amabandi yibera mu mateme, ugasanga ariho. Imana
iby'Imana byo uwo musore ntabwo mureba kuri wabimenya touch umugambi screen w'Imana nta touch muntu screen n'umwe zanyu uwuzi cyangwa se kuri monitor zanyu gusa iyi abafite nkuru nyuma y'uko amakompiyuta ababyeyi be nawe yiyahuye bakiriye yakoraga amakuru y'uko umukobwa wabo yari bakundaga umufotogarafe